This is an amazing place. I have what was it? I don't know nabonye ko ahantu hameze gutya muri Kigali akayaga ariko umuhanda umeze gutya uyu muyaga ubona uyu nguyu arasubiza bahita mbika aha ya nasomye muri coffee shop nahabonye muri niye amushobora kujya ukumva ushize abantu muri mudu niyo mpamvu naho hitwa muri mudu nyinshi oya rata hitwa muri mudu ukabishoboka gufata ya ndumva akoresha n'ibyo ngibyo biri seriye ndumva hanyuranye muri mudu pe ndumva ndi muri mudu ndi relax akayaga akafu twibagiwe ahubwo zifata zirasendeye nta kibazo yumva kubera ntabwo ugeze usenga senderi zifanta nubwo zigeze mu gice ya vavu uzawugereze kuguma muri mudu n'umunezero amina dore isengesho ryiza amacakaniro hanyuma uri impamvu nkuzanye hano impamvu uzanye hano wibeshye pe nibyo nyine ngo dusohoke abagabo bose basohokanye abagore babo nyine ko ushaka ko twishima gusa nta kintu oya iyo mpamvu ntagifatika vuga indi ahubwo yibwire wowe nyine vuga ibitekerezo impamvu wazanye hano impamvu nakuzanye muri mudu ni iyi ni ukugira wowe muri mudu vuga ko ntayo uzi ntayo nzi perezida mubizi wambwiye gusa ngo ni inyarare nambaye dusohoke urabona akayaga kaho urakabona urakabona niko nshaka kuzajya umbwira buri munsi numva akayaga umunezero isezerano twasengeye imana ikabikora tuyibungabunga buri muntu wese akaba mu isezerano rye nta nkomyi nta kumuca intege kandi n'ubugingo bwacu burinzwe don't worry hanyuma urabizi cyane nagushatse gukunda sibyo dukunda pe ibyo ngibyo rero humura kuba byonyine usigaye mbona mu rugo hari amahoro umunezero umuyaga gusa uzabona umva ibyishimo arambeshya ni ukuri gahunda nagushatse gukunda nta mpamvu rero ibyo ngibyo si byo wirirwa unsaba cyangwa ubwiriza uzi ikintu mbeshye ntabwo wanshatse no ndose nabyera ariko nshaka ahubwo ni wambonye nshaka thank you ko ninjye nagushatse ubuze kumusora akaduga twarashakanye waranshaka ndashaka nagushakanye oya ntabwo ariko bavuga ni wambonye unkeneye nanjye nagushatse ngushaka hanyuma nyuma yo gusenga amasengesho y'iminsi 3 ukagira umugisha imana ikemera ugasama umunsi wa none ukaba ufite akana nibutse kunsama rindira se mvuga uyu munsi wa none ukaba ugiye kumbyarira umwana aba umuhungu cyangwa umukobwa hari impano naguteguriye nakubwiye tekereza ubwire impano wakumva ikubereye kuri iki gikorwa yimbwire icyo nyiguha kano kanya siriko numva ngoye ko usuga impano na mineriye wabonye ko nyine yitekereza urayifite aho ngaha se no mu mutima lala impano ufite mu mutima se mfite iri mu mutima mfite n'iri mu maboko urashaka iyi nitwe nandi kubona mu ntoki yenga utekereza ari iyi ukeneye wakumva yakunezeza n'iyi yo mutima sibyo yanezeza niyo kungunda forever urumva yitaruki radio kongera ibintu byawe urumva irebye oya ni kintu nasoma twasenga imana igakemura ibibazo byose ikabirangiza nakira cyaragiye ubu tugiye kuba mu isi nk'abari muri paradiso kubera amasengesho iyo niyo mpano numva nshaka ntizakomeze gutyo ikindi navuga umuntu bifatika wenda cyangwa se imodoka cyangwa se wenda nka shopu nk'iyingiyi ayiwe ni urugero uri kunyaka ibire wowe icyo mfite ibyo wari warambwiye ariko yewe hari icyo mfite nona ndagira ngo nkubwire ukurikije ukuntu imana igusura n'urwego imana itugejejeho
ni irihe shimwe wumva naguha nk'umuntu wasenze Imana, nk'umugore wubashye Imana agasenga nkava ku nzoga? Berega buriya biriya bibazo byose naguteraga abagore benshi ntibabyihanganira. Hari uwo gakoma gato akabagiye muri divorce, gakoma gato kabasubiye iwabo. We warihanganye buri gihe ukaba wageza akanyarira za Kizabonwa, za Samatare, za Samuduha ujya gushaka Imana. Ndashaka kuguha ishimwe rituma n'umutima wawe uguma ku Mana ukavuga ati nari nasenze koko. Ni irihe ushaka? Ntabwo nzongera kugukubita byo ubyibagirwa, nta nubwo nzongera gutuma urara wenyine, nta nubwo nzongera kuguteza abantu, ahubwo turava hano njya kubashaka bose mbagaruye mu rugo, bagaruye mbabwire nti ninjye wari mubi, ariko siko nahindutse ni dayimoni wari mubi. Yewe nta kibazo nari mfashe. Shabyo narihanganye Mana we. Guhemba iki? Mpemba iki? Shereka mubwiza ukuri sibyo? Icyo wamemba cyose kikuve ku mutima. Nukuri nacyakira nezerewe. Ndashaka kuguha imodoka. Urabona yakubera ari iki? Umiki? Imodoka. Seriously? Imodoka? Guha imodoka. Iyo ushaka ni iyi. Ni seriye? Oya shambwira. Sheri. Nta nubwo uzi amaboko. Oya. No, mbere ko ujya mu moko tujya yenda umva. Urashaka iyi modoka? Niyo yakunezeza. My God. Gusa imodoka ishashirika ubwisukura. Ndumva muranonga cyane. Iyo wamereza wese nabifata. We kamyo uzajyanamo. Kamyo sikindi ndashaka kwitwa. None se mvugiye. Oya nawe reba. Nta modoka uzi wahitamo. Ariko hari imodoka wivuga kera ndabyibuka nubwo twa turi muri mutari nziza. Ngo ngiye ngo imodoka warayivuze numva ni nyibiro bitangaje bisekeje biri funny ngo ncavuga ngo ravasa ngo ravasa iyo niyo nakuzaniye kubera gusenga Imana, ariko se yonyine muzaniye n'ijambo rikubera impamvu kubera gusenga. Akira ravasa wakire n'ijambo, ijambo ribyara rava, ntabwo rava ibyara ijambo. Akira ijambo wongereho rava n'ubugingo boroza bubona, nukomeza kwihangana nuko nareshyaga. sheri birandeze kugira mvuga ari joke. Nta joke njye Nuko numvaga oya nta joke njye icyo navuze ngomba kugikora. Navuze ko nzakora. oh no thank you darling, thank you. Akira ishimwe ryawe kugenda. Thank you. Thank you so much. Aisha. Genda mwereko nayiparitse. Genda mwereko nayiparitse. Utitangira uyitware wenyeranye. Nijyana aho ushaka ikijyane gusenga Imana kuko nabiganira. Amazing. Amazing. Don't worry. Umura ni yawe si niyo gusa. Ndabota cyangwa ndi mazi. Ndimo ndashaka kukubwira ngo isezerano ry'Imana umuntu wese uzarigitwaramo neza azagera ku mwanzuro y'ibyawe umusaruro. Isezerano ry'Imana rirafasha. Ibyara ibintu byinshi upfa gucungana naryo ukirinda ikintu cyose cyaryangiza. Akira niwe nabigeneye n'impano yawe. Thank you, God. Listen, iri hehe imodoka? Genda wereka yena agakora action komba na witaye ku modoka kurusha Bose iri hehe? genda ngore kamwe Hano hafi si? ari nabanje kugira hano ngo ibindi byose. No siki. Ati imodoka yantara kubyina. Unira. Unira. Ati. Icara. Vamos, bari nditeza.
naravuze ko nukomeza kwitonda rega burasha ubwenge ibintu byinshi wakoze ukihangana nakugoye ntusabe divorce ntunteza abantu nabigenda kubona mwimbuto kudatongana ntaza nasinze nkaza no ibyaha byose bagiye barabirengagiza wari ukwiye gushimirwa n'ubu nuko nabuze numvaga nta kintu mfite ntabwo gusa nzakomeza nyine nkwereke ko nabihaye agaciro ngakira imodoka yawe kira n'ijambo ry'Imana uzakubera impamo mwana we byari byo mfite kuvuga ngaha no kwishima gusa nyine nganezerwa uvuga ati sheri mwana we dore ibi byose rega kuraho iyi ni amashashi yaza yifunitse byose kuraho ubimodoka ni yahumura utangira ukora ingendo zijya mu ivuga butumwa do sheri rero ngiye ni ukuri impano nakubwiye komeze kandi ujye usenga yewe unabwire n'abantu bose barenze isezerano baricunge cyane ko uretse n'imodoka uretse n'ibiki uretse no n'Imana ubugingo izabutanga rega sheri kwihangana ni kimwe kandi no kunesha ni ikindi rero abantu bihangana bakageza nkaho wagejeje ntabwo twabakora ahubwo reka nze sheri nukuri sindi arega urumva umeze ute nukuri mundi nayo narayobewe nko gusa umugabo twakundanye ko atari uyu nguyu byari byaranyobeye ndumva nishimye ko Imana yongeye kungarura urukundo rwanjye rwa mbere Imana yongeye kungarura umukunzi twakundanye ko wari umeze cyari ko wongeye kugaruka sheri abantu bose bafite isezerano ry'Imana ntago bashobora kuzabaho nabi Imana ni nziza ntago bashobora kuza nubwo ikigeragezo cyaza kikabashyushya kikabahindisha ariko birangira neza kandi wanyigishije gusenga sheri wanyigishije gusenga wanyigishije kuba hafi y'Imana nanjye ntabwo nikewe n'Imana yabinshoboje ngaho rero nukuri yaje bataba imbaraga z'Imana nanjye byo rarugona ariko naruvuye mu cyera ngaho reka ndi kwishyura fagitire nze tugende sibyo hanyuma Imana iguha umugisha niba usigara usenga Imana uyibwira ko isezerano risohoye simbizi reka nishyura fagitire haleluya Mana urakoze n'ukuhimbazwa ushimwa w'icyubahiro ndagushimira Mwami kubw'umugabo wanjye wongeye guhindura inzira wa wundi wa mbere ndagushimira Uwiteka Mana ikomeye kubw'impano nziza mpaye imodoka uzayindindiremo uzandinde impanuka urinde umwiryane ukomeze uduhereze umunezero nukuri Mwami kandi uzandinde Mwami uzandinde kwibagirwa Uwiteka Mana ikomeye ababaye nzabafashe abanyeneye ubufasha mbushoboye nzabakorere nyagasani Yesu ukomeze ugendane nanjye muri iyi modoka nukuri amareka barenze ntibakabe kure yanjye ndagushimira Uwiteka Mana Yo, ya hay un muchacho que por lo menos